Nzovu ushobora noneho gusoza kuri kwayurara n'inzaramana n'inzara ariko abakunzi bawe n'ubundi bahora bakuba hafi. ntabwo ndi umunyamusanze i Musanze njyayo ngiye kura match ya Rayon na Musanze cyangwa ngiye kujoyinga ngiye mu kazi kujoyinga ku by'ubuzima babyita kujoyinga by the way uramanuka kurya life baba bashatse ku by'ubuzima kugira ngo yarazi ko Marie Jose yigure mu biryo umuntu akabirya agapfa we yanze gupfa arabireka ashaka yarafitanye ikibazo nabo ba boss bi ariko Nzovu ari ukuntu bamabuja baba bakarishye se n'ubibabwira nge nari kubibabwira nibura za nyama bakazazinkata ariko ntibapfe. None se Nzovu ubaye ukorera ahantu baguhemba nk'ibihumbi 20 ukandi izo nyama watetse wenda zikaba zatwaye ibihumbi 20 n'ibirungo n'ibiki, icyo kibazo kikaba kibayeho kandi mabuja akaba ari wa wundi utumvikana harimo no kuba yanagukubita bitewe n'uburyo muba mubanye. Ariko nanone uzi ko Marie Jose ishobora kwica ababosi bawe wowe ukaba uretse kurya ibyo biryo ngewe nabibabwira ntibabirye yashaka kankubita yashaka akagira gute ariko nkaba ndokoye ubuzima bwabo. Ariko nakoraga akazi ko mu rugo nkora ubuyeti ndapirata ibyo byose narabikoraga ariko ubu ngubu hari urwego navuyeho rw'ubuyedi bwo gukora akazi mu rugo hari urwego nagezemo ako kazi nkaba ntakongera kugakora ahubwo mbonera gusoza ababosi banjye bankoresheje mu kazi ko mu rugo mbanze nsuhuza ima n'ibibi nyenze kupfa ba bantu bawe bakarya ibintu byawe hari igihe ushobora kuba ubana n'umugore ngenda cyavuga mfite n'agahinda ufite umugore uri umugabo mufite ibintu ufite imitungo ugize gutyo urapfuye we mugabo. Hari abantu bavuga ngo baje ngo kukuyagira ngo bakuzaniye ngo agapetroli ngo bakuzaniye agasukari bagwaye. Yes nongeye kugusuhuza aho uherereye hose nkubwira yuko aha uri kuri Nzovu 250 nk'ibisanzwe nge ubagezaho aya mashusho cyangwa se uri kuri kamera akaba ari Musa. So uko ubibona imbere yacu turi kumwe n'umutumirwa wacu akaba ari we nanone nyiri channel akaba yitwa Nzovu 250. Nzovu nguhaye ikaze mu kiganiro. Urakoze Musa koko nibyo umpaye ikaze kuri tubicano yanjye bita Nzovu 250 mbonere kubwira abakunzi banjye koko manisha byose ni mwebwe mwabinsabye muravuga muti Nzovu kufite izina wafunguje YouTube channel yawe ukayita Nzovu cyangwa biki inshuti zanjye nashatse kwita Nzovu TV nsanga hari abandi barifite mbone kubanza no kubiyama umuntu wese uvuga ngo yafunguje YouTube channel ayise Nzovu ngo TV koko mwayisibye koko cyangwa ngo abandi ngo mwafunguye ngo Nzovu 250 iri zina nanjye mfite ndikesha Shaire Habyarimana mbona no kumusuhuza mu bwenti papa wanjye yambu waramutse neza ndagukunda ntugasaze ibyiza biri imbere muri iyi minsi ndashaka kuzaza kugusura papa wanjye ndagukunda kugira ngo mbe nabona ibirayi by'abana mbikesha iri zina wanyise simeze nk'abandi bagenda bavuga ngo yanyisira izina ngo nyibiki ngo ni izina ngo ese aya mazina yatwise ntabwo ari ay'ababyeyi bacu. Papa wanjye ndagukunda Shaire Habyarimana ahari hose biri imbere aho uri hose aho ari ndahazi ariko nzaza ngusure papa wanjye tuganire tugire gute ndagukunda. Ese Nzovu aracyakora nk'ibyo yakoraga mbere? Urabona yarafite
sinzi nimba ibintu by'amafilime cyangwa ibiki, ariko yagezeho asa nk'ubihagarika. Afite akazi gakomeye cyane, ariko mboneye kumusuhuza, nzanamusura rwose iwe mu rugo rwose aho aba ndahazi, kuko kuba ndiho, kuba abana banjye barimo kurya, kuba nanjye mfite ubuzima bwiza mbikesha izina ryiwe yanyise Nzovu. Ese muri make naho ryakomotse? Niwe watwise Nzovu, nyina wa Mbogo, Samusure, Nyirankende, Nyagahene n'andi mazina yongo, ko ni umuntu watwise, ni umuntu watwubatse cyane. Nese ajya kukwita iryo zina yagendeye kuki? Yagendeye, urabona njyewe ndi umuntu mugufiya, muto udafite n'ibiro byinshi, ariko iyo urebye inzovu ni inyamaswa ifite amatoni n'amatoni. None ibaza kuvuga ngo inzovu ko ngana angeranyije n'inzovu koko. Uriya mupapa ni umuntu urebera kure w'umuhanga, mbanje no kubimushimira ubuhanga bwiwe. Imana izakomeze imuyobore mu buhanga bwiwe. None se nk'ubu ngubu abandi bose yahaye amazina, ni wowe wenyine izina ryawe rikiri hejuru, cyangwa se haba hari uwundi muntu mu bantu mwakinanye icyo gihe muba yagiye aha amazina nawe ryaba riri hejuru? Uzi impamvu buriya biterwa no kwitwara neza, biterwa no kuba n'akazi kacu umuntu akagakomeza. Nimba amafilime, urabona tukimara kurangiza Haranira Kubaho zirazishya, ubwo Kigali ni iki? Izo ni izindi, ndavuga filime z'umupapa Shari Habyarimana. Tukimara yagezeho, ubwo kiriya gihe habagamo ibintu byo gukora filime ku ma DVD, ugasanga ashoye amafaranga menshi ariko ntagaruke, kuko icyo gihe YouTube channel yari itaraza. Ugasanga filime ziwe barazipirase, abadije bazicuruje, natwe abakinnyi ntabwo ngiwe nabeshya, natwe abakinnyi twari dufite icyo gihe ubukene cyangwa ibiki n'ibiki, ugasanga natwe turazipirase. Turazipirase, ugasanga we ntabwo ateye imbere, ahubwo mboneyeho no kumusaba imbabazi nanjye. Ariko si njyewe njyenyine, n'abakanyombya barazicuruje, ntibakajyaho ngo bavuge ngo Nzovu ngo ni njye wapirase njyenyine. Kanyombya ndibuka filime bitaga Haranira Kubaho, ariyo bitaga Kanyombya nawe yarazicuruzaga, yafataga CD nk'eshatu akajya za Nyamirambo anyitwaje, tukagenda tukabona baduha 5,000, tukajya mu kabari tukanywa agacupa, tukajya Kanzayire kwa nyina wabo wa nyina wa Mbogo tukanywa kanyanga. Ntihazagire uwigira mwiza nk'ubu Kanyombya ajya avuga ngo ni njye wapirataga, nawe yarapirataga. Ntakishyira heza. Kiriya gihe nta muntu utari ufite ubukene. Nende ubu Kanyombya hari urundi rwego amaze kugeraho, ariko nawe mbere yarapirataga. Iyo bavuze ngo umuntu yavuye ku rwego rumwe ajya ku rundi, baba bavuze iki? Yavuye ku rwego rumwe ajya ku rundi rwego, nyine ni ukuvuga ngo ibyo wakoraga mbere hari urwego ugeze mutakibikora, uvuye hasi urazamutse. Nk'ubu ngiye nk'urugero, nakoraga akazi ko mu rugo, nkora ubuyeti, ndapirata, ibyo byose narabikoraga. Ariko ubu ngubu hari urwego navuyeho rw'ubuyedi bwo gukora akazi ko mu rugo. Hari urwego nagezemo, ako kazi nkaba ntakongera kugakora. Ahubwo mbonera gusohoza ababosi banjye bankoresheje mu kazi ko mu rugo, mbanze nsuhuze umupapa, simuvuga izina, ubyara umwana bita Tuyishime Jean Pierre, abahanzi. Papa naramukoreye, n'umupapa umwe ufite kampani imwe
ikora ibintu by'imihanda, imihanda iyi ngiyi yubaka, akafite na hoteli imwe i Butare, nyiri Credo ndanabivuze none se ubu ngubu uwo witwa Tuyishimire urumva ni umuhungu wahoze ari bosi wawe? Tuyishime buriya muracyavugana? Tuyishime duherukana kuvugana mu bihe byashize, ambwira ko abi Burayi, ubwo rwose nimba ari no kunyumva mbakurikirana Nzovu 150 Tuyishime ndagusuhuje. Yego. Yari umwana yiga primaire, twabaga mu kiministiri cy'Imihurura, ni njye wamutekeraga, ni njye wamugaburiraga, naramwubahaga. Iki gihe ari umwana rwose. Tuyishime respecta, kuko papa wawe mama wawe barampembaga, nari umukozi wabo, ababyeyi beza cyane, nibo ba nyiri Credo y'i Butare. Yego. Ese muri make n'ubu urumva ko ukibashimira, ni iki wabwira abantu bafite abakozi bakoresha uburyo wenda nk'uko bagufataga, wenda nabo ariko bazajya bafata abakozi? Icyo nababwira ababosi bo muri ibi bihe, mufite abakozi bo mu rugo, buri umukozi wo mu rugo ujye umufata nkaho ari nk'umwana wawe, umufate kuko niwe muntu ushaka kugutekera, wagiye mu kazi arakugaburiye, kuko abagufite gutya mu biganza byiwe. Yego. Mu biganza byiwe, kuko ashaka kugutegurira ibiryo ku meza akaba yaguhemukira. None inama nabagira, iyo ufite umukozi wo mu rugo ujye umufata nk'umwana wawe, umufate nk'umwana wawe kuko niwe muntu. Enda nk'ababosi murabyutse mu gitondo mugiye mu kazi, umukozi aratetse, ateguye ameza saa sita, ateguye ameza na nijoro, kuko abagufite mu biganza byiwe. Ntabwo mujya mwumva se ugasanga afite n'uburenganzira byafungura kugira agashyamo ibintu bigumanya bigira bite, ariko buriya nk'ababosi mwereka mbagira inama, umukozi wo mu rugo nateka ibiryo kugira ngo nawe yibonemo ko mumukunda, azane ibisuperi ku meza nk'uko yabateguriye. Arategura isahane ya nyirabuja, iya bosi yiwe, n'iy'abana ku meza, cyangwa abana bafite aho barira, kuko buriya abana ntabwo ari ngombwa ngo barire muri salo y'abantu bakuru. Wa mukozi wo mu rugo nawe azana isahane yiwe, nk'uko namwe ushobora gufata ikirushe, ugafata umuceri, ugafata ku gatoki, ugafata ku isombe, ugafata ku nyama, ugafata ku bishyimbo cyangwa ku mashaza. N'umukozi aba ariko abigenza, nawe yicaye hariya musangire muganira, mugire gute. Umukozi ntukamuheze, kuko twebwe tugikora kariya kazi, hari bagenzi banjye twajyaga duhurira amazi yabuze, twagiye kuvoma iyo ngiyo, ugasanga arambwiye ati Nzovu, urabizi ba bosi ibintu bankorera, dushobora guteka inyama, twateka inyama akambwira ati inyama nzizane ku meza uko zakabaye, amakaroni, amafiriti, agahita ambwira ati genda wosonga ubugari uburisha ibishyimbo. Ariko ibibaza ibyo bintu, ese uwo mukozi aje ku meza akarya inyama imwe, nawe ko aba yayitetse, mana ibyo bintu ngewe umukozi iyo yabimbwiraga nabaga, kandi ngewe nabaga nzi ko aho nakoze ngewe kuko barankundaga icyo biki, nkaba nagira gute, wari umeze nk'umwana nk'umwana mu rugo. Kuko ese wa mubosi we, umukozi mu rugo uramubwiye ngo ateke inyama, niwe uzitetse, arazikaranze, wamuhaye amafaranga, inyama zagiyemo tungurusumu, seleri, inyanya, sosi, tomati. Ni handi umva wa munyamakuru we Musareka nkubwire, sibyo? Ni hahandi wa mukozi wo mu rugo azafata ya sosi bita imbandure, yandi ya mbere imbandure, kuko azi ko n'ubundi atari burya kuri bya biryo. Yego. Akabanza akayigotomera, akabashyiramo amazi, agahita yongeramo injerekani y'amazi. Buriya rero buriya ngiye nkunda umuntu ahantu mba, buriya ntiwamamahima
mama Emma ndamukunda bye. Mama Emma arakubwira ati zana ibiryo twese turire ku meza, sibyo? None se ahantu ubu haba nk'umukozi? Njye hano mba sindi umukozi, ni muri famiye. None se ni muri famiye, urumva we biratandukanye. Ariko reka hari none oya Musa n'ahantu urajya kuba nko kuri kwa famiye, nko kwa nyoko wanyu cyangwa kwa so wanyu bakakwanga ugasanga none bibaho. Dutanga urugero, reka nkwereke, hari inkuru yigeze kubaho yavuzwe na muri famiye barakwanga mana. Akanyamaswa bita Marie Jose. Marie Jose ndakazi kariya kagenda ku bikuta gafata imibu n'ibiki. Hari inkuru y'umukozi ivuga yuko yatetse inyama kaza kugwamo, kaguyemo yanga kubibwira abamukoresha, arangije arahisha arabahereza, we yanga kurya, babiriye bose barapfa. Nyine reka mbikubwire, byaba byaratewe n'iki kugira ngo umukobwa ntabibabwire? Buriya nabyo urabona Marie Jose ni nk'uburozi. Marie Jose nimbiguye mu biryo mbona no kubwira abakozi bo mu rugo cyangwa ba nyiri ababosi, cyangwa ari ukuntu umuntu ashobora guteka adafite umukozi wo mu rugo. Mujye muteka ibiryo mubipfundikiye. Ahubwo umukozi wo mu rugo njyewe namugaye. Kuki yarazi ko agasimba kaguyemo, none nawe ntarya ibyo biryo akabigabura ba bosi? Kuki yaza kubibabwira? Nimba yaragize ubwoba yuko bashaka kumukata izo nyama akagera gute akabiceceka, njye ntabwo nari kubiceceka, nari kubibabwira ni Marie Jose yaguyemo. Ese mwaba bosi mwe, Marie Jose iguye mu biryo hari ikitwara? Nabo bagahita babireka. Niba umukozi wo mu rugo wagira ngo yarazi ko Marie Jose yiguye mu biryo, umuntu akabirya agapfa, we yanze gupfa arabireka, ashobora kuba yarafitanye ikibazo n'abo ba bosi be. Ariko Nzovu, hari ukuntu ba mabuja baba bakarishye se ntubibabwira. Njye nari kubibabwira, nibura za nyama bakazazinkata ariko ntibapfe. None se Nzovu, ubaye ukorera ahantu baguhemba nk'ibihumbi 20, ukandi izo nyama watetse wenda zikaba zatwaye ibihumbi 20 n'ibirungo n'ibiki, icyo kibazo kikaba kibayeho, kandi mabuja akaba ari wa wundi utumvikana, harimo no kuba yanagukubita bitewe n'uburyo muba mubanye. Ariko nanone uzi ko Marie Jose ishobora kwica ababosi bawe, wowe ukaba uretse kurya ibyo biryo, njyewe nabibabwira ntibabirye, yashaka akankubita, yashaka akagira gute, ariko nkaba ndokoye ubuzima bwabo. Ariko nyine urumva bitewe n'uburyo baba barakubikamo umuntu ubwoba, buriya bamubitsemo ubwoba, ariko njyewe nakomera nkabivuga ubwo bwoba, nkemera nkakubitwa, ariko ubuzima bw'abantu bangaye bose na mabuja ntibugende. njyewe Nzovu niko nteye. Kuko icyo gihe nabo ubabwiye ko Marie Jose yaguye mu biryo, bakabireka ugakubitwa cyangwa bakabigukata, kandi ubarinze urupfu, nabo Imana yazabibabaza. Nubwo banankubita icyo gihe nkipfira, ariko bo ubuzima bwabo bugakomeza. None se nk'ubu ni iki noneho wabwira wahoze ukomoza ku babosi, ariko wirengagiza ba mabuja babo? Kandi buriya ba bosi akenshi baba bari hehe mu kazi igihe kinini, kandi abo bakozi akenshi birirwana na ba mabuja. Niki wagiraho inama kuri ba uko mu rusyo n'ingasire? Oya, buriya njye ntureba aba bosi bantureba, umuntu uba ufite ijambo rinini ni mabuja. Kuko mabuja azabwira ibintu bosi abyemera. Kuko nanjye nakubwiye ko nakoze akazi ko mu rugo, none njye ahantu nakoze noneho
kandi ubwo mfite ukuntu mba napanze ibintu byo guteka ukundi bugire vuba vuba. Mabuja abona kandi boss icyo gihe yagombaga kugera mu rwenda nka saa 5:30. Kandi boss nakoraga ngiye yashaka nibura agere ku meza ibiryo bisanga ku meza cyangwa asange byataye umuriro byahoze kugira ngo atasubira mu kazi. Ariko mabuja iyo yabonaga saa 6 zigeze yarazaga akamvana kuri mu gikoni akaba ngo agiye kubyikorera agatangira bukeya. None boss yaza bigeze no kubishwanira boss wanjye na mabuja. Boss akaza akicara muri salon akavuga ati banyitaga Pepe Kare icyo gihe. Pepe Kare kuki Pepe Kare ibiryo saa 6 byabaga byageze ku meza kuki byatinze. Ubwo boss kuko yabaga yihuta yahitaga za mu gikoni cyangwa muri cuisiniere. Muri cuisine nako cuisine naho batekera. Cuisiniere niyo baterekaho umukozi aterekaho isafuriya. Noneho boss akaza agaragara imbere y'igikoni ngo ariko ngo kuki ngo mwatinze guhisha n'ibiki bwaye ko yasangaga mabuja ari uri hehe yamaze kumvanaho barabishwaniraga. Yangahita ambwira boss nabimubwiraga ngewe na mabuja ahari. Boss kosa si iryanjye. Mabuja yese ajya mu gikoni aritekera. Boss akajya muri salo arakaye agira ate kuko nimfite umuboss wankundaga yari iwacu usibye ko yitabye Imana muri Covid i Butare. Yari yungirije ministiri nashatse kuvuga izina. Yari umuntu ukomeye nararwaraga kanjyana kwa muganga. None ubwo ngubwo bagashwana bakagira gute man. Buriya mwaba boss mwe mujye mureka abakozi baba ari bo bakomeza kubatekera ba mabuja banyone bakagiye mu gikoni ngo bagiye guteka kuko baratinda. None se Nzovu uvuze yuko yari uwiwanyu kandi ejo bundi hari ahantu numvisha uvuga yuko utakiri umunyenyanza wabaye umunyamusanze. Umunyamusanze gute oya murambeshye imbere y'Imana mbirahirire nayo magambo sinzara mwayakuye. Ngewe ndi umunyenyanza musinga indata wacu kuvuga ngo mu minsi Musanze nago ndi umunyamusanze. Musanze njyayo ngiye kura match ya Reyo na Musanze cyangwa ngiye kujoyinga ngiye mu kazi kujoyinga kuby'ubuzima babyita kujoyinga by the way uramanuka kurya life baba bashatse kurya ubuzima. Rega namwe mwabakiremwe mbabwire mufite amafaranga mujye murya ubuzima mubwiti tuvuye i Kigali tugiye kuruka mu mutwe tugiye Rubavu mugiye ku Kivu cyangwa mugiye Tanganyika mugiye Burundi mujye kurya ubuzima. Ushaka no kujya kurya uburobe umukeke ukajya ahantu bita za Rumonge uba na za Nyanzarake mujye kurya ubuzima. Nubwo imipaka y'i Burundi ifunze uca Tanzania ugahita wikubita i Burundi. Ntabwo ari panya oya ntabwo ubunyuze panya ubunyuze mu mazi izo za Rweru na za Nuza ariko uca wambuka Tanzania ugateresha ku mupaka ukava Tanzania winjira i Burundi ugateresha. Ntabwo izo nzira arizo bita panya. Ese kuki abantu bajya kurya ubuzima? Kurya ubuzima ugomba kuburya nyine bigenda utese nutaburya nabwo buzakurya. Nase utabure wapfa. Ariko mbwira umunyamakuru ko wagira ngo abanyamakuru ntimuhembwa. Ese reka nkubwire ufashe miliyoni zawe 2 urasohotse ugiye Gisenyi ugiye mu Mashyuza uragiye gute mu Kivuroze ugiye mu bwato uragiye urire samake ubuzima mwana umva ari ngo